twe rubanda rugufi twarayibuze. Twari tugomba guhinga ibirayi tubura imbuto byabaye ingumi. Ni bamwe mu baturage basanzwe bahinga ibirayi bo mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze bagaruka ku buryo kubona imbuto nziza y'ibirayi bisigaye bihenze, kandi ngo muri aka karere hari ibigo ndetse n'abantu ku giti cyabo batubura imbuto z'ibirayi ariko ngo zikanga zigahenda, ku buryo ngo bamwe mu baturage batagihinga ibirayi kubera kubura imbuto ahubwo bakihingira indi myaka, ibituma ibiciro by'ibirayi byo kurya nabyo bikomeza guhenda. Yaguraga 350 400 kugera kuri 500, ariko kubwo yageze ku cabiri twe rubanda rugufi twarayibuze. Ubwo rero nk'umuntu mugufi kugira ngo azabane amafaranga 100 n'ijana cyangwa se na 200 ni ikibazo. Ubwo rero urumva niho bibereye ingume, niyo mpamvu kugira ngo byabaye ingume. Twari tugomba guhinga ibirayi tubura imbuto, tuburiza imbuto rero duhitamo guhinga ibigori. Ubwo rero abafite imbaraga nkeya babura icyo gushoramo. Ubu twahinze isezoni ibigori n'iyi sezo yasije n'ibigori, ntabwo twahinga ibigori tubonye ibirayi. Natwe byatuyobeye mu iyi myaka kubera twabuze imbuto. Ukuvuga ngo rero imbuto nayo yarabuze, twe bagufi nta nubwo twabikinishije kuko nta mbuto ihari. Nubwo mubona ngo turi gukubita amasuka, ni ibigori turahinga, nta birayi birahinga wundi nyine wo hejuru w'ikirenga. Imbuto nizo twabuze. Impamvu ibirayi biri kubura ku masoko nuko n'imbuto ntayo. Ubu bari guhinga ibirayi bari kubura imbuto. Aba baturage barasaba ko hagira igikorwa maze abatubura imbuto bakiyongera kugira ngo imbuto z'ibirayi ziboneke ku bwinshi, bityo abahinzi bajye bazibona mu buryo bworoshye. Turi gusaba leta yadukoreraho ubuvugizi, igerageze tukorera ubuvugizi kuri bari abantu bashinzwe ibyo gutubura imbuto, batubura imbuto turebe ko zaboneka zibe nyinshi, noneho buri muturage wese yibonemo. Turasaba kugira ngo wenda ubuyobozi ico byadufashaho no kugira ngo wenda bagerageze kugireba ukuntu bajaja baraduhiwe batumenera nk'imbuto kandi bakagabanya n'ibiciro. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuhinzi, ubworozi n'umutungo kamere mu karere ka Musanze, Ngendahayo Jean, avuga ko ku bufatanye n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB ngo bari gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kongera abatubuzi b'imbuto z'ibirayi. Wenda ku kijyanye n'imbuto y'ibirayi byo iyo urebye usanga igiciro cyayo kiri hejuru, ariko nanone bijyana n'uko ibirayi bibisi biri kugura. Ikintu kiri gukorwaho usibye wenda natwe mu karere ku bufatanye na RAB ni ukongera umubare w'abatubuzi b'imbuto nziza. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ikigo SPF gishinzwe gutubura no gukwirakwiza imbuto z'ibirayi hirya no hino mu gihugu, umuyobozi wacyo Karegeya Apollinaire avuga ko bagerageza gutubura imbuto z'indobanure, gusa ngo ziba zihenze ugereranyije n'imbuto zisanzwe. Ikindi kandi ngo n'abazikenera hirya no hino mu gihugu akaba ari benshi, gusa ngo bagiye kongeramo imbaraga kugira ngo bajye batubura imbuto nyinshi kandi z'indobanure ku buryo zizagera ku bazikenera bose. Turagenda tubona imbuto ndetse dufatanyije n'ubuyobozi bwa RAB, hari imbuto nsha zigenda ziboneka, kandi imbuto kuvuga ko zihenze akeza karigura. Ntabwo imbuto nyambuto yagura kimwe n'ibirayi bisanzwe. Ubwo rero iyo urebye agaciro k'imbuto nziza icyo bita urubuto cyagombye guhabwa agaciro kuruta uko ibirayi by'imbuto babita kari imbuto atari imbuto usanga zigurwa makeya hirya no hino zigatanga umusaruro mukeya, ariko iyo waguze imbuto y'indobanure iguha umusaruro mwinshi kandi ikarwanya n'indwara. Iyo mbuto rero igira agaciro kuruta ibindi. Ubwo rero babigeranya n'ibisanzwe by'imbuto zisanzwe bakageranya na ya mbuto nziza y'indobanure, ugasanga ari ikibazo kiri batamenya agaciro k'imbuto nyambuto. Urumva rero agaciro k'ikirayi kagenda kazamuka, kandi noneho tukongeraho ko n'ababikenera baragenda biyongera, kuko iyo twagaburiraga nka miliyoni 10 mu Rwanda zikaba 13 zikaba n'abanyamahanga ibindi bihugu duturanye bikakenera kuri za mbuto z'ibirayi, niho ibiciro bizamuka, bitabuzije ko n'ibiciro by'ibindi biribwa n'ibindi bihingwa nabyo bizamuka. Ntabwo rero iyo urebye ibirayi uko bigura ntabwo twavuga ngo byarazamutse cyane kuruta ibindi. Ibiciro by'ibirayi ndetse n'imbuto zabyo byakomeje kuzamuka ku masoko yo mu karere ka Musanze, nk'akarere kafatwaga nk'ikigega cy'ubuhinzi bw'ibirayi. Ibi bikaba byaratumye no mu yandi masoko yo hirya no hino mu gihugu usanga naho ibiciro by'ibirayi byarazamutse mu buryo budasanzwe. Hagati aba abaturage bahinga ibirayi bo mu karere ka Musanze bagasaba inzego bireba gukomeza gufatanya mu gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Gaston Nirembere, BTN TV.
Imyaka 7 irashize abacuruzi bisambaza bataka ko bakomeje guterwa impungenge n'inzu bahawe ariko itarimo ibyuma byo hagati ahubwo yategeshejwe imbaho gusa. Inkomoko y'inzu abacuruzi ngo bishyize hamwe maze bagura ikibanza bashakirwa umuterankunga abafasha kubaka inzu. Ubwo bayihabwaga ngo babonaga ari nziza, hadashize iminsi uko wagendaga wumvaga iri hafi yo kugwa ku buryo batangiye no kubona yarabomotse hasi, bakaba bafite impungenge ishobora kubagwaho dore ko bakorera mu nzu yo hasi. Twikozemo tugura ikibanza FAO idutera inkunga bica mu karere bariko katwubakira iyi nzu bayiduha bayisize amarangi tubona ari inzu yuzuye, ariko kugeza ubu ngubu inzu dufite ntabwo yuzuye. Hasi uyu uhagaze hejuru uruzi hasi n'imbaho aka kanya n'ubundi nta buziranenge ifite kuko sinzi ukuntu akarere kabigenje. Ntabwo ari ubona ari etaje ko se etaje ntabwo imeneye n'imbaho isasi y'imbaho kuko uhagaze hejuru uburuzi munsi. Nyine akarere karaduhaye ngisekaye twubakira nabi, urabona ko giye no kuzadusenyukira aho kugira bayimenere beto barashizeho beto z'imbaho se uri kumva yarinze imvura iri kunyeganyega wanagwa no hasi tuyikoreramo, ariko tuba dufite ubwoba ko yazatugwaho. Nta buziranenge buzuye ahantu hose n'imbaho. Icyifuzo cy'abacuruzi isambaza nuko basanurirwa inzu igiye kugwa itamaze kabiri. Ikibazo turakigaragaza buri munsi, twarakigaragaje ubwashize ari haje minisiteri n'abadepite baje hano kudusura, turabigaragaza. Tumaze kubigaragaza aravuga ati ntabwo twakimugejeje uriya meya wavuyeho Kibirizi. Tutavuga twe tuzandike tubimugezeho tubimumenyesha, turandika turabimumenyesha ko kugeza ubu nta gisubizo turaha. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Imana Fredy avuga ko bagiye kuyigenzura kugira ngo harebwe ikibazo ifite gishakirwa umuti urambye. Iyi nyubako turayizi aho iri hariya yubatswe hashize imyaka yubatswe. Ubu rero ikibazo ko tukirebaho ni ukureba ubugenzuzi bwayo ihagaze ite, ese kwikoreramo byaguma gukorerwamo ifite ibyo bibazo. Twateguye itsinda ry'abatekinisiye rizagenda rikakora ubugenzuzi bw'iyo nzu bagatanga igisubizo cy'uko ihagaze, hagafatwa icyemezo nyuma y'ubwo bugenzuzi buzaba bumaze gukorwa. Ibyo bizaterwa n'ikizaba kivuye mu bugenzuzi, muri raporo y'ubugenzuzi n'iyo nyubako niho ibindi byemezo byatangazwa. Kugera kuri uyu munsi ntategerejwe raporo, nimara kuboneka niho hafatwa ikindi cyemezo. Ntabwo baratangira twashyizeho itsinda ubu riri mu minsi yawe kubibara aho rizaba ryatangiye kugenzura ngo barebe ngo ko bari bafite kandi kazi bari batangiye gakora muri iyi minsi akambere bakarangije. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi.